banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda turabasuhuje. Kuri uyu mugoroba turi kuri radio televiziyo abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu magambo ahinnye RBB. Tukaba twabateguriye ikiganiro tugiye kubagezaho. Hagati aho amazina yanjye nkaba nitwa Jean Bosco Ngarama. Muri studio ya radio yacu tukaba dufite abatumirwa bari buganiriza abanyarwanda kuri uno mugoroba. Turagira ngo tubahereze ijambo bibwire abadukurikiye. Ubwo nkuko dusanzwe tubigenza turahera ku mukuru ari nawe mutumirwa mukuru Bwana Abdul, tubaye umwanya kugira ngo mwibwire abakurikiye radio televiziyo yacu. Urakoze Bwana Ngarama uyoboye iki kiganiro. Nagira ngo nagusuhuze, nsuhuze na Bwana turi ku nkiko turi bufatanye gutanga ibitekerezo. Jyewe nkaba nitwa Hategekimana Abdul, nkaba mpagarariye umuryango witwa Groupe Initiative France Rwanda ukorera mu Bufaransa. Uwo muryango rero ukaba ari umwe mu miryango igize RBB wasobanuye, akaba ari nayo mpamvu ndaha mu gutanga ibitekerezo. Muri uwo muryango rero nshinzwe ubunyamabanga bwa komite nyobozi. Ubwo ndagira ngo mbonereho nasuhuze abatwumva muri uyu mwanya n'abazatwumva mu minsi iri imbere, kuko iki kiganiro kizaba kikiriho. Ndumva muri make ari ibyo navuga kuri jyewe ubwanjye, no gusuhuza abatwumva n'abazatwumva. Urakoze. Murakoze cyane kandi turabashimiye. Turagira ngo Bwana François namwibwira abadukurikiye. Murakoze mwese, ndabaramukije. Bwana Ngarama, nongeye kugushimira ko wongeye kuduhuza uyu munsi ngo tuganirize abanyarwanda. Ndamukije abana hose ku isi, ndamukije abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'irihuza abanyarwanda aho bari hose. Abari mu gitondo mwaramutseho, abari ku mugoroba mwiriweho, n'abari nijoro mwese mugira ibihe byiza. Ubwo rero nk'uko bivuze abantu bamaze kumenyera, ku nkiko Francisco Saveri, nkaba ndi mu Rusiya kandi nkaba mpagarariye umuryango witwa Inganzo Gakondo. Muri uru rwego rwacu nkaba nshinzwe imirimo y'ubuvugizi. Ubwo rero twifurizanye ikiganiro cyiza kandi twifurize ibihe byiza abatwumva nonaha n'abatwumva igihe kizaza. Mbonereho no kubasaba kugumya kudushyigikira, bagumye batwohereza ibitekerezo, kubera ko n'ibiganiro tubikora dukurikije amakuru baduha, kubera hari abatwandikira. Mwese turabaramukije rwose, ibitekerezo byanyu ni byiza, turabyakira. Ubwo rero tugire ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane Bwana François, mwese kuba mumaze kwibwira abanyarwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abagize RBB n'inshuti za RBB bose bazakurikirana iki kiganiro n'abagikurikiranye. Muri aka kanya rero nk'uko nari maze kubivuga, kuri uyu mugoroba twateguriye abatwumva ikiganiro gifite ingingo igira iti ibikenewe gukorwa ngo haboneke amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Mbere y'uko rero twinjira kuri iyo ngingo, kugira ngo dutegure iyo ngingo dushaka
kurebera hamwe ibikenewe kugira ngo haboneke amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari, dushingira ko hari ikibazo gihari aricyo kigomba kubonerwa ibisubizo. Iki kibazo nta kindi, ni ikibazo cy'intambara n'umutekano muke wakunze kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri no minsi rero tumaze iminsi haba mu bitangazamakuru bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga hose, tumaze iminsi tuvuga abantu bacitse ururondogorero ku bijyanye n'intambara iri kubera nyine mu majyaruguru y'intara ya Kivu iri mu burasirazuba bwa Kongo, aho hari intambara ihuje ingabo za leta ya Kongo zitwa FARDC hamwe n'umutwe wigometse ku butegetsi witwa M23, ubu basigaye bita n'umutwe w'iterabwoba. Iyo ntambara rero ikaba yarakuye abaturage mu byabo, kandi leta ya Kongo ikaba yarahagurutse noneho ikemeza yuko uwo mutwe wa M23 ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikaba bibangamiye umutekano mu karere. Twatumiye rero Muzehe Hategekimana Abdul kugira ngo atuganirize kuri uno mugoroba, tukaba tugira ngo tumuhereze ijambo abanza tubwire muri make uko abona intambara ibera muri kariya karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuje FARDC na M23. Bwana Abdul, ijambo ni iryanyu. Urakoze Bwana Ngarama. Ugize uti Muzehe Abdul, uvuze utyo nuko uzi ko nkuze, kandi ndakuze koko. Ndakuze, narize, naragenze mu bihugu byinshi. Ni ukuvuga ko hari ibintu nabonye, hari ibintu nize, hari ibintu nasomye. Ntabwo ari ukwishyira hejuru, ariko nzi ibintu birenze umwana w'imyaka 20-25. Ibyo ndabivugira iki? Ndabivugira ko biriya bintu bibera iwacu, haba iwacu mu Rwanda no mu karere, ibyinshi twabibonye biza. Twabibonye biza, twabonye aho byaturutse, twabonye uko byagiye bivuka, ari nabyo rero bigikomeza. Abantu bagize batya baturuka mu gihugu cy'igituranyi, bati turi Abanyarwanda, twahunze, turashaka gutaha. Ibyo byose, ibyo byo koko byari ukuri. Barabanza bati ni mutahe, batoya twataha ari uko dufite ubutegetsi. Haza ibyo kumvikana kugira ngo babubone, aho kugira ngo bafate ibyo bahawe, bazana iby'intambara kugira ngo bafate byose. Ubwo ndimo ndavuga muri makeya, kandi bagize Imana babigeraho. Ariko se babigeraho babikoresheje neza? Ntabwo ari neza, kuko mu gihugu habaye ibibazo, noneho ibibazo biza no gutandukira bijya mu bihugu by'ibituranyi. Ndimo nkubwira nti ndi mukuru wese arabizi, n'abakiri bato babimenye ko mbere y'1990 u Rwanda rwari amahoro. Ibihugu bidukikije twarabanaga neza. Abaturage b'Abanyarwanda barakoraga, bateraga imbere, abiga barigaga, abacuruza baracuruzaga, n'ibindi n'ibindi. Ariko aho abo bavandimwe, kuko ni abavandimwe nubwo baje ubona nta kintu cy'ubuvandimwe bagifite, ibintu byarahindutse.
usanga ibintu byose barabyihariye. muze Abuduru ntabwo ari kubaca mu ijambo, ariko abo bantu muri kubatsinda mujye mubavugaho ko hari umuntu uzakurikira ikiganiro atazi abo muri kuvuga. Nabuze nti ni abavandimwe b'abana n'abuzukuru b'Abanyarwanda bari barahungiye muri Uganda muri za 59. Nasobanuye ko bavuga ko bashaka kugaruka mu gihugu bakabana n'abandi bagasangira ibyiza by'igihugu birimo n'ubutegetsi. Nibyo maze kunyuramo uko byagiye bigenda. Noneho rero intambara birabaye, hamaze no gupfa umukuru w'igihugu, ubutegetsi barabufashe koko bwose uko bwakabaye. Iyo babufata ariko bakamenya ko abo basanze mu gihugu ari abana bakeneye kwiga, bacuruza bagacuruza, bahinga bagahinga, ariko siko byagenze. Baje bikubira byose, amasambu, amafaranga, igisirikare, ibintu byose mbese, ku buryo abantu basanzwe mu Rwanda barumiwe, barababara, barakena, barafungwa, barakubitwa. Ko nimo ndavuga muri make kuko mu myaka 28 bamaze ni miremire. Ariko rero noneho ntibyaciriye aho mu Rwanda. Abantu barambutse bajya mu gihugu cy'igituranyi cya Kongo, bati dukurikiyeyo abaraha bahungiyeyo, byitwa ko bakoze jenoside. Iyo jenoside nayo ivugwaho kuko abari muri abo baje mu gihugu barabyivugiye ko aribo bayiteguye. Noneho bakaza kujyanamo na bamwe mu bari mu gihugu, ariko rero iyo bahana bari mu gihugu bonyine. Abashoboye guhunga rero byitwa ko babakurikiye muri Kongo. Muri Kongo aho bagereyeyo barabica, aho kuvuga ngo babahane nk'uko bikwiriye, nk'uko amategeko abiteganya. Amabomba aravuga, barica, abasigaye barabazana ku gahato, bamwe babicira mu Rwanda, abandi barabafunga. Nuko ariko nabwo ntibyarangiye. Haje kugaragara ko muri icyo gihugu cy'igituranyi bari bagiyemo, ni igihugu gikize ku mabuye y'agaciro, ku mashyamba, ku biki, ahubwo ubona bagiye muri ibyo by'imitungo, naho barahasahuye nk'uko basahuye u Rwanda. Ibyo rero ntibyarangiriye aho nabyo, kuko uko bakoraga ibyo ni nako bicaga n'abenegihugu, ku buryo umuryango w'abibumbye waje no kuzana ingabo zo guhosha, ku buryo nazo baje kujya bazirwanya, na n'ubu ziracyahari. Abantu rero ntibagarukiye no muri Kongo gusa, bashatse kujya no mu gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi kugira ngo barebe uburyo bashyiraho ubutegetsi buhwanye nk'ubwo bashyize mu Rwanda. Abarundi bihagazeho, uretse ko naho ntibirarangira. Nuko ibyo bintu rero navugaga ko mbere ya 90 twari dufite amahoro. Kuba hari akaduruvayo, hari intambara, hari ubukene, hari iki, n'icyo gihe byatangiye bamaze kwinjira. Ubu rero amaso bayahanze cyane kuri Kongo kubera ya mitungo, baragira batya bakanarwanwa rwose bakavayo. Bagiye bashyiraho imitwe myinshi. Uwa nyuma ubu ni uwitwa M23 bashyizeho, bakawujyamo bakajya kurwanya Kongo.
ariko bashaka cyane cyane ibyo by'imitungo bikitirirwa uwo mutwe, ariko mu by'ukuri ari ingabo z'u Rwanda ziriyo. Kera rero bakigerayo muri za 1996 ubwo bari banafatanyije n'Ubuganda, uretse ko Ubuganda bwaje gusa nkaho bujya ku ruhande babirekera u Rwanda, ariko ubu uko bimeze hariyo u Rwanda, ariko rero n'Ubugande tukaba dutangiye kubona imvugo zaba iz'umuhungu wa perezida wa Uganda uvuga ko bashaka gushyiraho akarere kagizwe n'Abatutsi n'Abahima. Ntabwo ari ibanga, ise nawe mperutse kumwumva muri disikuru ashyigikira ko ngo M23 ifite ukuri ko kurwanya Kongo. Aha rero akaba ari naho umuntu yakwibaza tese Ubugande ko bwari buherutse kujyayo, Kongo yarabwemereye kujya kurwanya ababurwanya bari muri Kongo, none hakaba hari amagambo nk'ayo, none ejo nabo ntibazajya ku ruhande rw'u Rwanda nabo bakajya kurwanya Kongo. Muri make rero uko niko ikibazo giteye muri iyi minsi, ariko wanavuze uti ese amaherezo buriya yaba yahe? Amaherezo bariya abantu bigeze kwirukanwa muri Kongo, abo bantu biwacu baje bakatuyobora, baje bitwa inkotanyi, abenshi babitirira Abatutsi, ariko jewe simbyemera cyane kuko hari n'Abatutsi bagirira nabi, ahubwo ni abantu bigize agatsiko, bigira akaraha kajya he, bumva ko bakora ibyo bashaka n'aho bashaka. Ku bwanjye nkaba mbona ari ikintu bita megalomani mu Gifaransa, umuntu agira atya kumva ari umuntu ukomeye, ari umuntu wakora byose, ari umuntu wapfukamisha uwo ashaka. Ndumva ko ari agatsiko k'iwacu kayobowe na Bwana Paul Kagame, umuntu yagashyira muri urwo rwego. Kukarwanya rero abantu bari mu Rwanda ntabwo bakarwanya ngo bagashobore, kuko karaje gafata ibintu byabo, imfashanyo zize kubafasha barazifatira, bashaka intwaro, bagira amafaranga, bagira ababavugira, bagira abantu bo mu Rwanda nubwo barwanya, ariko kugashobora bonyine ntabwo byakoroha. Amahirwe rero karateye kajya gutera muri icyo gihugu, mu minsi ya mbere birakigora kubera ko cyari gitunguwe, ariko umuntu abona cyarishyize mu buryo gahoro gahoro, uretse ko atari nacyo cyonyine. Iyo umuntu asagariwe nka kuriya, abantu bakamutera, abandi baramutabara. Hitler yagize atya, yigira igihangange, ashaka gutera Uburayi bwose, ashaka gutera isi yose, ariko abantu barahagurutse bashyira hamwe, baramurwanyije. Niyo megalomani nyine. Kariya agatsiko k'iwacu rero nako, yego Kongo irimo iragerageza, ariko n'andi mahanga arabibona ko Kongo irimo isagarirwa. Muzi ko inshuro ya mbere ibindi bihugu byaraje bishyira hamwe, iyo mitwe u Rwanda rwitwa ko ari imitwe kandi mu by'ukuri ari rwo, yararwanyijwe. Ariko mu kuyirwanya ntabwo yashyize intwaro, yego bashyize intwaro hasi, ariko baragiye bajya kwitunganya, kwiga ubundi buryo. Ubu rero nibwo bagarutse, imirwano irahari, barimo bararwana. Nanone rero jyewe umuti mbona nuko abaturanyi, amahanga azongera akagoboka Kongo. Yego nabwo nayo ubwayo urebye ukuntu yarwanaga muri iyi minsi, yakwirwanaho,
ariko rero kugira ngo ibintu byihute, kugira ngo habe ubufatanye n'ibindi bihugu, buriya bigiye kuza, mwabonye inama zatangiye, noneho uriya mutwe bawurwanye, niba hari n'abandi bawufasha. Umutwe ubwo ndavuga u Rwanda kuko ni rwo M23, nka kuriya navugaga ntiyenda n'Ubugande buzajya ku ruhande rwabo, barwanyirijwe hamwe, kiriya gihugu cya Kongo kigira amahoro, n'ibinashoboka bikomereze no mu Rwanda, abanyarwanda nabo bagira amahoro. Ntabwo umuntu w'umumegalomane washyizeho akantu k'agatsiko yakomeza kwigira kara akajya he, miliyoni z'abaturage zicwa, zikeneshwa, zimeneshwa, isi irebera. Njye ndumva uwari uzaba umuti, kandi rero byaratangiye. Nkabonye iriya nama iherutse kubera kuri Goma, ubwo nuko ibyaganiriweho bitarajya mu bikorwa, mwumvise ibyo umwami w'Ububiligi avuga, nuko rero kiriya kibazo kizakemuka. Naho kuvuga ko ngo bari abantu ngo bakwicara ngo bakumvikana ngo bakagira gute, bagashyirwa mu ngabo bakagira, byaranabaye ariko ntacyo byatanze. Umuti nuwo rero ni ukurwanya kariya gatsiko ko mu Rwanda. Mu Rwanda hakongera hakaba amahoro, mu karere hakaba amahoro, abantu bagatunganirwa nk'uko byari bimeze mbere y'umwaka w'1990. Ndumva nabangarukiye aho ngaho. Murakoze cyane Muzehe Abdul ku kiganiro cyiza mukomeje gushyikiriza abadukurikiye. Mu kanya hari undi mushyitsi winjiye mu cyumba, ndagira ngo nawe yibwire abadukurikiye, ubwo dukomeze izindi gahunda. Bwana Claude. Murakoze cyane Jean Bosco, ndabashubujije abo nsanze muri kino kiganiro, njuje kandi n'abadukurikira n'abarimo kugikurikira muri aka kanya n'abazagikurikira mu bindi bihe. Muzehe Abdul Hategekimana ndabashuje, na Bwana François turi ku nkiko, ndabashuje. Ikiganiro cyiza kuri twese, murakoze cyane. Komera ko muri Claude we. Turakwakiriye Bwana Claude kandi turi kumwe. Muzehe rero Abdul nk'uko yari amaze kubivuga, mu kintu cya mbere yagaragaje gikomeye nuko yerekanye yuko mbere y'umwaka wa 90 abanyarwanda kimwe n'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere byari bibanye neza. Ikibazo kiza kuvuka ari uko abo bantu bageze ku butegetsi mu gihugu bafashe, mbese bageze ku butegetsi mu Rwanda. Noneho mu gusoza asoje avuga ko we umuti abona ari imbaraga za gisirikari. Ndizera ko ariko mwavuze Muzehe. Nibyo. Nyuma rero nk'uko yari yatangiye abivuga, mbere y'umwaka wa 90 uko natwe aho dutuye, aho nkomoka Cyangugu ni ku mupaka na Kongo, abantu bajyaga mu bihugu byabo Burundi turahegereye, bajyaga muri Kongo bagenda rwose mu mutuzo, ntiyabura ko habamo nk'udukosa n'ibisanzwe, ariko nta n'abantu bakwaga amarangamuntu. Igishimangira ibyo nuko ngo mu umuhanda uhuza Bukavu na Buvira wari umuhanda Ababiligi barubatse uvi Buvira mu mujyi wa Buvira usokera hitwa mu Kamanyura, winjira mu Bugarama muri Cyangugu, ukazamuka Bugarama ugafata komine Gishoma na Kimbogo, ukongera ukinjirira igice cya mbere kikinjirira hitwa Imururu ku Rusizi rwa kabiri. Yari kaburimbo bayikoze mu mwaka w'1952 ko bose rero baharebaga, niho bawunyujije, niho hari praticable uko igice cya Kongo hari imisozi miremire cyane. Ukinjirira ku Rusizi rwa kabiri ugiye Bukavu, hakaba n'ikindi gice bari barubatse gikomeza kijya ku Rusizi rwa mbere aho Rusizi sokera mu Kivu. Bishaka kuvuga iki rero, kuva icyo gihe kubwa Ababiligi imodoka z'abakongomani zavaga i Bukavu zijya Uvira zose zanyuraga mu Rwanda, zinjiraga mu Rwanda zikagusohokamo n'ubundi zinjira kuri Kamanyura, zinjiye ku Rusizi rwa mbere cyangwa rwa kabiri. Ndagira ngo nanababwire ko n'ahantu mvuka abasirikare ubwabo b'igihugu cya Kongo cyangwa ku cya Zaire, iyo bajyaga mu bice byabo byepfo cyangwa bazamutse ari za mitasiyo bahanye cyangwa bajya mu byo bashaka, abasirikare ba Kongo banyuraga mu Rwanda bagahagarara bagakora ibyo bashaka, mu kabutubare bakajyamo kurya, nta kibazo byateraga abanyarwanda. Byumvikane rero ko
icyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko hari umutekano usesuye. Ikindi nakongeraho ni uko iwacu kubera twegereye Zaire, hari igihe bageraga bagakora umukwabo muri Zaire bagashyira abantu mu gisirikare. Abantu b'iwacu hari abantu babaga mu gisirikare, ari n'abari barahunze bajyanye n'abahunze muri 59. Ngenzi umuntu rwose wari warahunze muri 59 w'umusirikare muri Zaire, wajya gusa muri konje akaza afite n'imyenda ya gisirikare, twari duturanye, nta kibazo yagiraga, akaza yambaye n'imyenda ya gisirikare, yarangiza konje aje gusura iwabo akongera akigendera, nta kibazo byaga bitera. Bivuga rero iki, bivuga ko muri ibyo bihe hari umutekano usesuye, nta muntu wikeka gundi, abantu bashyingiranaga bava mu gihugu bajya mu kindi batemberana. Uyu munsi wa none rero nkuko Muzehe Abdul abivuze, tugeze igihe noneho abaturage bikekana, tugeze igihe abari ku butegetsi mu Rwanda babibye ikinyoma n'urwango mu bavuga ikinyarwanda bari mu gihugu cya Kongo, babumvisha yuko bagomba gukora intambara bakarwana n'igihugu cya Kongo. Tugeze igihe igihugu cyacu imipaka yose ikizungurutse, ibihugu duturanye imipaka irafunze, u Rwanda rwabaye nka prison. Ibyo rero bikaba byerekana mu by'ukuri yuko igihugu kiyobowe nabi nk'uko Muzehe Abdul yabivuze, byiyongeraho no gushoza intambara mu karere. Byumvikana ko hakenewe igisubizo kirambye, aribyo zaduteranije kuri uyu munsi muri iki kiganiro, kugira ngo twungurane ibitekerezo turebe icyakorwa. Bwana François Abdul yamaze kuvuga uko abyumva, mwebwe mubibona gute? Cyahariya ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo nibutse abatwumva yuko ubushize naho twakivuze twari kumwe na Muzehe Rutihunza. Murabona ko ni ibintu bikurikiranye, amakuru agumye kugaragara, agumye mbese agutanzwa, aragumya yerekana yuko mu by'ukuri koko u Rwanda rufitemo uruhare rukomeye. Ukuntu rero nge mbibona, nk'uko n'ubushize twabivuze, na Hategekimana amaze kubisubiramo, twese niyo umuntu akurikiye amakuru, abakongore ubu bose nabo barabyemeza, bakavuga bati hari igihe twari dufite amahoro, ariko bw'i Kigali ubutegetsi bwashyizweho na Paul Kagame byanga bikunze bugomba kuvaho, hanyuma amahoro akagaruka. Murumva rero ko mu karere, ubwo ntabwo niriwe mvuga Burundi, kuko abarundi nabo nk'uko Hategekimana bivuze, nabo baracyafite ibibazo kubera uriya mutwe wa Red Tabara nawe ufite ibirindiro ku butaka bwa Kongo bagomba kurwanya. Murumva ko ni akarere kose. Uganda yagiye muri Kongo ivuga yuko igiye kurwanya abateroriste bariyo, umutwe w'iterabwoba uriyo, nyamara nk'uko ubushize Muzehe Rutihunza nawe yabigarutseho, amakuru yerekanye yuko ibisasu byaturikiye muri Uganda byari abashebabu babikoze. Ni ukuvuga yuko ari utwitwazo. Mu by'ukuri rero murumva yuko mbese umuti nyamukuru twese turawumva. Ikintu ahubwo ngewe nashaka kongeraho, nashaka kugira ngo mbese nsa n'utangira igice cy'iyi ngingo twafashe, igice nakwita cyo gutanga umuti wo kugira ngo abaturage n'abategetsi bo muri Kongo batazagwa mu mitego. Umutego wa mbere ngewe mbona ugomba gutuma nyine amahoro agaruka muri kariya karere, nuko bareba kure bakamenya gutandukanya, mbese ubu ngubu bamaze kumenya umwanzi nyawe uwo ari we.
ariko bagomba gutandukanya. Biranashishije kubera ko abakongore benshi aravuga ati tugomba gutandukanya kariya gatsiko ka FPR n'abaturage b'u Rwanda nabo bahagiriye ingorane. Ibyo ngibyo rero bikaba ari umutego rwose mbona ari abategetsi ari n'abaturage zo muri Congo bagomba gukomeza byitondera uwo mutego ntibazawugwemo, kubera ko gatsiko mbese kamereye mu bintu kitwaza nibyo hari ijambo twakunda gukoresha ryo kuvuga ngo vuruguzo, kuza kakadurumbaganya abantu bagasubiranaho batazi ibyo barimo lokawo. Ibyo rero nizere yuko bazabibona bakamenya gutandukanya, bakamenya ikintu ari nacyo twavuze uko FPR mu Rwanda mu 1900 muri iyi minsi. Bwana François, nta buryo mushobora gukuraho imaje mukavuga nta imaje ziriho ko numva amajwi yarushaho kuza neza? Ubwo hari ikibazo cya tugerageze turebe. Yego. Ushize n'ubu tugomba kubisubiramo tukabyibutsa abanyekongo ya mbere z'ukwezi k'Ukwakira 1990 igihe ingabo za Kagame zateraga u Rwanda. Mu by'ukuri ni igice cy'ingabo kiyomoye ku ngabo za Uganda. Ibyakurikiyeho murabizi. Noneho muri iyi minsi ikintu umutego nyine abanyekongo bagomba kwitaho, kandi muri uyu munsi uriya muhungu wa Museveni, Kaguta Museveni, yarabitangaje avuga yuko uzatera Nyirarume ariwe azaba ateye. Ingabo za Museveni niba ziri ku butaka bwa Kongo, kandi mu minsi yashize n'abakongore rwose ibyo ngibyo bari kubivuga cyane, baravuga bati none ko basinyanye amasezerano ku buryo bw'ikitaraganya, u Rwanda na Uganda nta kintu kibugarije, noneho n'ingabo za FPR zikaba zaratangiye kujya muri Kongo, noneho si umutego nanone baduteze tukibwira yuko dufatanyije na Uganda, naho ari ingabo za FPR ziri kwinjirayo turwana nazo. Ibyo ngibyo rero akaba ari umutego rwose biragaragara. Ikindi kintu kibigaragaza nuko nkuko twabivuze, nuko n'uyu munsi maze kubisubiramo, nari amatweet y'umuhungu wa Museveni, amakuru arimo arabigaragaza. Ni iriya interview Museveni yatanze kuri Voix d'Amérique avuga kuri M23 ya 23 nawe yashigikiye ibyo umuhungu we yavuze. Mu by'ukuri rero nkuko tubizi ko uriya mutwe w'iterabwoba ya 23 ari mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zirimo, ni ukuvuga yuko muri ariya manama aherutse kubera i Goma, aho ibihugu mbese abakuriye ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'Afurika w'Iburasirazuba bafashe ibyemezo, u Rwanda kuri uyu munsi rukaba rwaravuyemo, ariko Ubuganda bugasigaramo. Abakongore bagomba kubyitondera, kubera ko hariya bashobora kuvuga ngo u Rwanda by'ukuri ingabo zabo ziri mu ngabo zo kwa Museveni. Icyo rero ni ikintu bagomba kwitondera. Undi mutego abakongore numva bagomba gutegura ni ukumenya gutandukanya aho kuri guherereye, kubera ko nk'uko twakunze kubivuga mu kiganiro cy'ubushize, abakongomani bakumenya yuko ubutegetsi bwose bwubakiye ku kinyoma, baza kubeshya
barangira unakibwira atari byo. Ko tutari kukumva neza. Ndumva François asa n'ugiye, numvaga afite ikibazo cyane wakashobora kuba mfite ikibazo cya network, sinzi niba muri kunyumva. Hanyuma twari tuhumvishe, komeza wari ugereje. Narindi kuvuga kuri uriya mutego yuko nanone muri ibi bihe bya vuba, uyu munsi cyangwa ejo hashize niba ntibeshye, nanone uriya muhungu Kayine Rugaba hari indi tweet yongeye gusohora avuga yuko ngo ikibazo cyo gukemura, mbese ngo ibyo gukemura, inzira yo gukemura ikibazo cyo muri Kongo, ngo yuko ngo bigomba kuba ku gitekerezo n'icyemezo we na Kenyatta ngo bafashe, ngo ko bitagomba guca mu ntambara, ngo kubera ko kumena amaraso ngo y'abahima abatutsi bakoresheje himatutsi ngo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo bo ngo ni abantu, ngo ntabwo ari igisubizo cyiza, ngo kubera ko ngo ni abantu batibagirwa, batanababarira. Mbese iki muranyumva? N'abantu batibagirwa batanababarira. Ngo ni abantu batibagirwa ngo batababarira, ngo niyo mpamvu igisubizo rero giciye mu ntambara ngo kuri bo ngo ni igisubizo nyine cyane, yakoresheje ijambo ngo c'est très dangereuse, c'est une idée très dangereuse. Murumva rero iyo mitego yabo, bo bari kurwana, bari kwica abantu, ariko nk'uko abakongore bashimira, hari mu makuru ubwo ejo hari abakongore bavugiye i Goma bashaka ko uwabo wari wafatiwe i Kigali bamurekura, baravuze batese ako gatsiko ka FPR niko gafite ibanga cyihariye, gafite uburenganzira konyine ko gutera ubwoba, ko guteza umutekano muke. Mwumvise ibintu byinshi. Noneho barangije bavuga y'umuntu wabatamurekura mu gihe cy'amasaha 24, yuko ubutegetsi bw'u Rwanda, niko nge nabyumvishe, ugomba kumenya yuko responsabilité y'ibizaba ku banyarwanda, mbese bari muri Kongo, cyane n'imitungo yabo n'ibiki, cyane ku bari Goma, ko ari bo bazabibarwa ko iyo responsabilité yabaho. Murumva rero ibintu byose aho ngaho kugoma FPR ikoresha harimo ibintu byinshi, kubera yuko tuzi yuko hari na kiriya kinyoma cyo kuvuga ngo ishyigikiye abatutsi bo muri Kongo, bariya baje kuyishyigikira muri za 1994, ariko mu by'ukuri murabona yuko ari n'impunzi z'abatutsi. Turabyibutsa abanyekongo yuko impunzi z'abatutsi ziri mu Rwanda FPR yazirasheho. Kubera iki? Kubera ko zashatse kwitahira muri Kongo. Ibyo rero ni ibintu byinshi, mbese abantu bafite ubutegetsi muri Kongo n'abantu babashyigikiye n'ingabo za Kongo bagomba kwicara bagatekereza kuri ibyo bintu by'ibinyoma, kubera yuko ubundi turabizi ikinyoma ni umwijima, FPR ikorera mu mwijima, ariko ikintu abakongore bagomba kugenderaho, bagomba kwibuka yuko urumuri, ukuri niko gutsinda. Aho bigeze rero ko bamaze ubwo François agiye nabwo. Bwana François wagiye ari kuboneka. Ndabona agarutse. François wabonetse? Ndabona ikibazo cyankomeranye. Ubwo nagira ngo François, nagira umurangize vuba n'igihe kiri kugenda. Yego. Ubwo nyine ikintu nashaka kwibutsa abakongore, iriya ntambara ukuntu bagomba kuyirangiza, bagomba gukoresha urumuri, bagomba gukoresha
ubwenge barabuzi, bakibuka yuko abakurambere babo burya abantu benshi ntabwo bazi icyo Kongo ari cyo muri Afurika ya kera y'abafarawo. Ubundi abakongore bavuga yuko ari abantu qui dresse le léopard. Ubwo bwenge rero nibwo bagomba gukoresha, kara gatsiko kazaba kanjye, bagomba kumenya yuko uruhare rwabo ni runini kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Murakoze. Murakoze cyane Bwana François ku nama nziza cyane cyane mugiriye abakongore, ariko by'umwihariko natwe mutwibukije ko birareba akarere kose. François rero nk'uko wari umaze kubivuga, turibuka ko mu mwaka wa za 1987 gutyo ubwo Perezida Museveni na Enera bari bamaze kwigarurira Bugande, Museveni yabwiye Habyarimana ngo nta kizamutera giturutse mu Bugande, bituma Habyarimana agendera kuri icyo cyizere ajya kwibona yamaze gusuka abasirikare ku butaka bw'u Rwanda. Ndibuka ko icyo gihe Museveni bamubajije aravuga ngo n'abasirikare bamucitse ngo batorotse igisirikare kiwe. Ibyo rero ni muri ya mayeri bajya bavuga ngo bakoresha, ariko inyoni nimba ari z'ubwenge bwo kona n'abahinzi n'abacunzi nabo bagiye ubundi. Ako kantu n'akantu nagiraga ngo nibutse inshingiye ko mwari mumaze no kubivuga mu minsi ishize nyine, nabwo babwiye Kongo ko bajya kuyifasha guhiga imitwe yitwaje intwaro, binjiza abasirikare ku butaka bwa Kongo, ku buryo uyu munsi wa none tutashidikanya kuvuga yuko byatera Kongo ikibazo kugira ngo ifate umwanzuro kuri M23 ishyigikiwe. M23 n'abasirikare b'u Rwanda, kuri M23 y'u Rwanda mu gihe abo Bagande bari muri Kongo mu majyaruguru. Tukiri aho rero mugenzi wacu mwese mwari muvugikiye nyine iby'igisubizo cya gisirikare. Ubwo rero icyo nageraga ngo ngarukeho nuko nageraga ngo duhereze Bwana Claude nawe ijambo atubwire uko abyumva, ariko mbere yuko turimuha nageraga ngo nibutse yuko nubwo twemeza ko igisubizo cya gisirikare aricyo cyatanga umuti, nabwo François muri za mpungenge yari afite, twibukiranye ko M23 yatsinzwe n'ingabo za Loni mu mwaka wa 2013. Ntabwo yagombye kubyuka rero igarura imirwano n'ubundi iza kwica abasirikare ba Loni, kuko ubwabyo kwica abasirikare ba Loni no gukora icyaha ndengakamere. Ibyo byiyongeraho ko M23 imaze gutsindwa, igice kimwe cyagiye mu Rwanda ikindi kijya Uganda. Uyu munsi wa none bari kuvuga ngo iyo M23 barayitirira u Rwanda, byo birazwi yuko n'ibitero niho bituruka. Ese igice cyaturutse Bugande abagiyeyo babaye demobilize, abagiyeyo baba baherereye he, ku buryo twakwizera tuti habusubaye igisubizo cya gisirikare cyatsinsura abandi bakajya ku butaka bw'u Rwanda, igice kiri Bugande cyo twavuga ngo bo baherereye hehe? Nk'uko François yabivuze, ni ukubitegurana ubwenge, kuko ingabo kugeza uyu munsi wa none z'u Rwanda hari abatajya barya n'iminwe yo kuvuga yuko abasirikari benshi mu ngabo z'u Rwanda bagifite matrikire mu ngabo za Uganda. Bikaba bigoye rero kugira ngo utandukanye icyo gisirikare cyombi, ko ari kimwe nuko wavuga ngo uratandukanya amaraso n'inyama. Ibyo bikiyongeraho, nyuma y'ibyo byiyongeraho yuko ukurikije zira nyandiko zose zikorwa n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka kandi akaba n'umwana w'umukuru w'igihugu, ubona yuko hari ikintu kihishe inyuma y'ibyo, ariko nta kikihishe yuko ibyari ibanga yabishyize ku mugaragaro. Ubwo nasoza mvuga ngo nyiramatwi yumve. Bwana Claude, ubyumva ute wowe? Murakoze cyane Bwana Jean Bosco. Reka wenda mpere kuri ako ngako mwari murangirijeho, aho muvuga mwibaza uburyo nyine M23 muri 2013 igihe yatsindwaga, bavuga ko hari igice kimwe cyagiye kikajya mu Rwanda, ikindi gice kikajya ku butaka bwa Uganda. Wenda pour commencer umuntu yavuga ati se ahubwo bari abantu bahungiye muri izo teritwari ebyiri zitandukanye, bahungiyeyo ari ingabo, ari abarwanyi bambaye igisirikare bitwaje intwaro, nubwo wenda bari bamaze gutsindwa, ese bagezeyo bajya hehe? Kutujya twumva bamwe bajya gushinyagurirwa za Mutobo,
ese baragiye baratuzwa, ese baragiye bigenda bite? Icyo nicyo umuntu yakwibaza. Abagiye mu Rwanda Claude, ndagira ngo nkwibutse bagiye mu nkambi mu burasirazuba, bavuze ko batwaye mu nkambi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Naho ngaho justement nari ngiye kugera kuko ese niba baragiye bakajya muri izo nkambi mu burasirazuba, ubu izi nkambi mu burasirazuba ziriho, zirahari, niba zihari harimo iki? Harimo nde? Ibi rero umuntu aramutse abikurikiranye neza wasanga neza ko M23 uretse izina ingabo z'abanyarwanda, ingabo z'abanyarwanda zagiye ku butaka bw'u Rwanda, hanyuma igihe kiragera zirisuganya cyangwa zibigenza gute, nk'uko Kazimiri yajyaga bivuga Bizimungu kera, za zindi zaryaga ibitiritiri by'ibigori zajyaga mu Buganda zikongera zikisuganya zikongera zikagaruka. Nta gitangaza gihari, ba bandi bagiye aho ngaho niba ntabo tubona muri izo nkambi zo mu burasirazuba nyine nk'uko twazibwiwe, cyangwa se niba abarimo ni bangahe par raporo y'abari baragiye mu kiriya gihe. Aha niho noneho umuntu yahera avuga ati abarimo gutera Rwaserera muri Kongo ni abahe. Tugere kuri cya gice kindi cyagiye muri Uganda. Igice kindi cyagiye muri Uganda sinzi niba hari inkambi bavuga cyagiyeho, icyo kora ibyo ari byo byose ibi ngibi umuntu abibumbiye hamwe, amagambo uriya General Muhoozi Kainerugaba avuga afite ishingiro. Abanyarwanda n'Abagande barimo bararwanira Empire Hima Tutsi nk'uko babivuze. Nta kujya gushakisha, nta kugira gute, niba uriya muhungu abivuga ahubutse, niba se abivuga yatumwe mu mayeri kugira ngo abatabizi twumvireho, umuntu yabyita uko ashaka, ariko ikigaragara ukuri kuri hanze, General Muhoozi yaragutanze. Noneho rero nashimye cyane amagambo arambuye umusaza Abdul yabivuzemo. Ndatekereza ko nta bintu byinshi byo kongeraho, ariko hari utuntu tumwe na tumwe ngira ngo wenda tsindagire, bityo nagendera no ku byo François yari amaze kuvuga. Abantu cyane cyane bakwiriye kumenya gutandukanya agatsiko n'abaturage. Kariya gatsiko karimo gukora biriya ntabwo ari Abanyarwanda bateye igihugu cya Kongo, nta gatsiko gafite ubwumvikane hagati y'ako mu Rwanda n'ako mu Buganda, bunze ingufu hamwe bajya gutera Kongo. Muri za nama bwana François yari amaze kugira abanyekongo, nta kongeraho kugira ako kantu ka distinction. Bakumva ko bwana Ngarama wavuze uko epfo iwanyu mu Kinyaga byagendaga, nibyo koko hahozeho ari amasezerano ya nibagiye ukuntu babyitaga ya libre site, ni ukuvuga abaturanyi bagasurana, begera imipaka bagasurana bakanahahirana. Ayo masezerano yahozeho. Noneho rero ahubwo nabyo tubikurikirane neza. Muri cya gihe yari ariho bariya, umuntu yanibaza ati ese imitwe y'iterabwoba twatangiye kuyumva nyuma ya 90, impamvu nizi munyibutse neza, niba hari umuntu waba uretse kumva ngo inyenzi zarateye mu Bweyeye no mu Butama no mu Bugarama no mu Birunga no na hehe, bya bindi za ndirimbo za kera twajyaga twumva munoza mu nanga mu gitaramo cya nijoro, ariko nta mitwe y'iterabwoba yarangwaga mu karere k'ibiyaga bigari. Imitwe y'iterabwoba yatangiye kuvugwa, uwa mbere wayibanjirije ni wa FPR, yatangiye kuvugwa nyuma ya 90. Ni ukuvuga rero ubwo ntabwo nirengagije bya bindi bya Bamini na Obote n'abande, ariko imitwe y'iterabwoba ndashaka kuvuga yambukiranya imipaka, mbese ihuza ibihugu bitandukanye, ntayo twari tuzi. Noneho rero umuntu akurikije rero biriya kuba agatsiko k'u Rwanda ka bamwe bo mu Rwanda kiyongereho agatsiko ka bamwe bo muri Kongo, bo muri Uganda, biteranyije bagashaka kuzana akajagari muri Kongo. Impamvu ariyo General Muhoozi Kainerugaba yavuze, binatera n'ubwo bakongera kubisubiramo, kuko ushobora gutekereza ese bariya abantu
bavugira abatutsi bose cyangwa bavugira abahima bose? Nabyo umuntu yazabireba, wenda turamutse tubonye abatutsi n'abahima tukabicaza aha ngaha, wenda bazabitubwira niba koko hari inyungu bafite yo gufata ubutaka bw'abandi bantu. Noneho rero nyuma yo kuvuga ibyerekeranye n'ibyo ngibyo by'amasezerano ya libre circulation, mwumvise nanone ko, ndashaka ngo nkomereze hariya, mwumvise nanone ko hejuru y'ibyo General Mbozikene Rugaba yavuze, mwumvise urukozasoni, amagambo y'urukozasoni yavuzwe na Minisitiri Dr Vincent Biruta, Minisitiri wa Coopération w'ububanyi n'amahanga wo mu Rwanda. Yaratinyutse abumbura akanwa aravuga, na Kagame ubwe bwite arabitinya, kandi muzi ko ari Rwabirahu avuga ibyo abonye byose. Na Kagame ubwe bwite arabitinya, yaratinyutse aravuga ngo nta kuntu, arimo arabwira abanyamakuru, arimo arabwira abadiplomate, arimo arabwira abadiplomate, aravuga ngo nta kuntu ngo u Rwanda rwakwihanganira ko Kongo yica abatutsi. Ni guhera igihe ki Biruta yashinzwe kurinda abatutsi? Namwe mu binyibutse, ni guhera igihe ki u Rwanda rwashinzwe kurinda abatutsi aho bari ku isi yose? Ibyo bintu ni ikinyoma, ariko kandi birerekana mu by'ukuri ko umugambi ari umwe, ari ugutera Kongo. Noneho rero iyo wumvisha ayo magambo twibagirwe rwose M23, kuko uwo mutwe ntubaho. Habaho igihugu cy'u Rwanda cyavogereye ubutaka bwa Kongo, kikaba gitewe ingabo mu bitugu n'igihugu cya Uganda. Ibyo bintu rero nibyo Abanyarwanda, nibyo Abanyekongo, nibyo Abaganda, nibyo n'abandi batuye mu bihugu by'akarere kacu bagomba kumenya. Buriya François yabivuze neza avuga ati ibyo byose twakagombye no gushakisha inama cyangwa se nka proposition umuntu yaha Abanyekongo kugira ngo birinde kugwa muri iriya mitego. Nanone ndagira ngo nongere nsubire inyuma gatoya. Buriya imitego yatangiye kera, aho imiryango yari isanzwe izwi ihuza abaturage batuye mu karere yagiye yibagirana, noneho hakazaho indi mishyashya. Iyo mishyashya ifitwemo ingufu n'amaraso mashya, ariyo ya ba Kagame na ba Museveni. Twese twari tuzi CPGR uburyo yari ikomeye, mwebwe bakuru kuri twebwe murabizi. CPGR yari ikomeye, kandi mu gihe cya CPGR nk'uko nabivuze hariya, ntabwo iyo mitwe nta muntu n'umwe wigeze ayumva. Kera nibwo nigeze kumva ngo hari abacancuro ngo baje ngo mu Ruhengeri ngo bafatirwa ngo muri hoteli, nabo bari abazungu baje gutera Kongo, bafatirwa muri hoteli, kandi nabo nk'uko mwabyumvise ntabwo bigeze barenga umutaru. Abo ngabo ibyabo byaribagiranye. Kereka wenda umuntu asubije inyuma iyo ngiyo nanone kwa ba Jean Bosco, iyo ngiyo mu Kinyaga akibuka wenda za Shikaramu tujya twumva. Ntabwo biriya bintu byabagaho. Umugambi rero w'abariya abantu, icya mbere hagombaga kuvaho ibintu byose byatumaga abaturage bo mu karere umubano wabo bari bafitanye, imiryango bahuriragamo, amasezerano bagiranaga, bibanza kwibagirana kugira ngo noneho buririreho bateremo akajagari kabo. Noneho rero CPGR ubwo iribagiranye, imaze kwibagirana, noneho hazamo n'urupfu rwa Mobutu no guhindaguranya abategetsi ukuntu bumva babishaka, bashyiraho bashatse, bongera bashyiraho n'abandi. Noneho rero umuntu akavuga ati se kwa mugani Abanyekongo iyo barebye ibyo bintu, icyo kintu baragitekereza ko nacyo ari umutego, bakavuga bati Kongo ubu ngubu ni ukuyizana ikajya mu muryango w'ibihugu bya East Africa, sinzi neza ukuntu bawita mu Kinyarwanda, East African Community. Wenda haza umuntu wamenye uko babyita mu Kinyarwanda yambwira, ntabwo bizi, ariko noneho ijambo rimenyerewe no kuvuga ngo EAC gusa, nta kindi. EAC gufata Kongo ukayishyira muri EAC ni ukujya gushakaho inyungu, ni uguterura igihugu, ni ukwagura ikarita, ni ukugira gute? Birashaka kuvuga iki?
umugabo bamaze kumugezayo, ndavuga perezida Tshisekedi bamaze kumugezayo, kumbi iyi ntambara yari iraye iri ku muryango, ibintu birongera biratangira. Noneho rero CPG rivuyeho, hagiyeho EAC bajyanyemo ntuza Kongo, bamaze kujyanamo Kongo. Tugarutse hano mu cyerekezo cy'amajyepfo, hajyaho SADC nayo ubwayo ntawe uzi niba hari ikintu kigaragara gifatika gishobora gutuma abaturage byibuze babona une protection iturutse mu ihuriro ry'ibyo bihugu byombi, apana kuvuga wenda ngo bashingiye ku ngufu z'igihugu cyabo bwite. Noneho rero umuntu akavuga ati tugana twerekeza ku muti, umuntu akavuga ati noneho iriya ntambara irahari, abayishoje barahari, kandi ni agatsiko gatoya k'abantu bashyigikiye ko habaho ubwami bwa Himatutsi mu karere. Nta bandi, ni agatsiko ko mu Rwanda n'agatsiko ko mu Buganda. Noneho n'ibiriya miryango ihari na Kongo ikaba yarayigiyemo, n'ibindi bihugu bihari, ntibareba ikintu babikora uretse biriya Muhozi yiratana avuga ngo Kagame ngo ni uncle we, ngo perezida wa Kenya Kenyatta ngo ni mukuru we, ngo hamwe yagiye kuvugana na Big Brother, ahandi yagiye kuvugana na uncle we. Ibyo byose yanasohokamo akaba ari utangaza imyanzuro, kubera umunwa munini, akaba ari utangaza imyanzuro y'ibintu basezeranye bagomba kujya gushakira umuti ibindi bihugu bitari biri no muri ayo manama yabo. Aha rero umuti nta wundi, iriya miryango niba iriho, niba atari icyuka, niba atari ibintu biyobowe n'abariya abantu bakuru ba Himatutsi, nibavuge bati ntabwo dushaka akajagari mu karere kacu, bafata intwaro bagende bakureyo iyo mitwe y'iterabwoba iriyo, regardless, nta kwitaho kuvuga ngo abangaba ni abaha, abangaba ni abahariya. Nubwo twumvishe ko no muri rirasana ririho muri iyi minsi ngo abasirikare ba Tanzania bibasiwe, nabyo wenda umuntu yazibaza impamvu yabyo. Ibyo ari byo byose bishingiye nabo wenda ku ngufu babona ko Tanzania ishobora kuzana mu gukemura kiriya kibazo. EAC rero, SADC ndetse na Afurika yunze ubumwe nayo irahari. Nibahagarare bwuma, bagende bavana akajagari mu gihugu cya Kongo, kuko abandi bantu bari ku ruhande bavuga ko ngo ari ukugira ngo Kongo ibashe kuvomwamo umutungo wayo kamere. Niba uwo mutungo wayo kamere ujyanwa ukagemurirwa abazungu, Afurika yunze ubumwe iri yakora iki? Nibagende, nta kindi, nibatse umuriro, bagende bavanemo bariya abantu, bongere basubire muri izo nkambi zabo bari barateguriwe, hanyuma hashyirweho noneho ordre mu gihugu cy'uburyo abantu binjira basohoka. Ikindi cy'ingenzi, baha amahoro abaturanyi, bahahirane na bagenzi babo, basurane na bagenzi babo, amahoro, ibintu bisubire uko byari bisanzwe. Ndumva ari ibyo bitekerezo natangaho. Murakoze cyane Bwana Claude, ndumva iby'ingenzi twese twabivuze kandi tukaba turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Mbere rero yuko duhererekanya ijambo kugira ngo dusoze, nanjye icyo nabivugagaho ni uko mbona mu by'ukuri nk'uko mwese mwabivuze hakwiye igisubizo, ariko igisubizo kirambye ni igisubizo cy'imbaraga za gisirikare. François rero hari uburyo nshaka gushimangira yigeze avuga ati abakongomani bagomba kwirinda kugwa mu mutego, kuko bari abantu ibintu bajya babitegura bakunze kubishyiramo akajagari yabyisekaho. Mu minsi yashize hari ibintu bitavuzwe cyane ariko byagaragaye, kuko mbere y'uko M23 itera hari uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwa FPR bwatangiye kugaba amashami hirya no hino kugira ngo butangatange igihugu cya Kongo. Ibyo binaherekezwa nyine na za nyandiko na za Twitter z'umuyobozi w'ingabo wa Uganda. Tukiri aho mu Bugande rero, nabwo nshingiye no kubyo Claude amaze kuvuga, nge nabaye Bugande nahamaze imyaka 5, ariko mu gihe maze hano muri Amerika tumaze igihe mu bitangazamakuru twumva bavuga ngo umuhungu wa Perezida Museveni niwe uri gutegurwa kugira ngo amusimbure.
ariko mpereye kuri ziriya Twitter n'ibindi batangaza n'ibi yatangaje ejo bundi avuye i Nairobi, mu by'ukuri natangiye kwibaza nimba wa muhungu bajyaga bavuga uzasimbura Perezida Museveni ari we wuriya cyangwa nimba ari undi dutegereje. Ntagira no kujya ahubwo nibaza niba uriya ari wo umujenerali uyobora ingabo zirwanira ku butaka, ingabo za Uganda zirwanira ku butaka n'abantu benshi cyane, rezo de troupe. Ababizi bazatubwira nimba ari we cyangwa nimba hari undi wundi abagande bategereje. Sindi buhatinde cyane, sinavuga menshi, gusa muri propaganda cyangwa muri gahunda ubona FPR na Kagame batangiye kugira ngo batangatange igihugu cya Kongo, hari ibintu tugomba kwitondera. M23 ikibyura imirwano, hari umugoroba abantu bampamagaye, umuntu yaranyandikiye arambwira ati ni mugoroba, mu mugoroba w'ijoro hari mu rukererwa i Bugande, ambwira ko bagenzi be bari ahitwa Masaka, ko hanyuza amakamyo arenga 20 arimo abasirikare b'u Rwanda, ko yahamagaye undi muntu arabimubwira Zambarara. Icyo gihe nagerageje kubibwira abantu bashoboka, ariko icyo bavugaga nuko ababara yatarakiza ayo makamyo anyura muri Kamara, yanyuza ahantu hitwa Natete, akomeza mu muhanda abahazi bitwa bypass, anyura hakurya agana ahitwa za Gayaza, ubwo ajya kwerekera za Jinja. Bivuga rero yuko bari batwawe ahantu mu kigo cya gisirikare bitegura kujya muri Kongo. Mbisanisha ngiye nabisanishije rero nabo basirikare n'ubundi ba Uganda bari muri Kongo, ko bashobora kubavangamo bakaba ari u Rwanda, bari uko navuze mbere ko izo ngabo zose zisa ari zimwe, nta washobora kuzitandukanya. Hadashize iminsi mike ibyo bitangajwe, hari ibinyamakuru nabonye byatangaje ko byabonye nabwo amakamyo menshi 30 y'ingabo z'u Rwanda mu burengerazuba bwa Kongo bwa Uganda ugana kuri Kongo. Nyuma yaho bidateye kabiri, abagande bo baje gutangaza yuko ngo hari amahugurwa bari guhereza ingabo z'u Rwanda ziri kumwe n'ingabo z'Ubugande. Byumvikane ko ayo makuru yose yari afite ishingiro, ariko bitewe n'ibiri kubera mu karere dutuyemo tukavuga tuti, n'ibitangazwa nabo ba nyir'ubwite abayobozi b'ingabo, tukavuga tuti bifite iyo byerekeza. Byumvikane rero yuko ku gice kiva aho M23 irwanira kuri Gisenyi kuzamura ugeza kuri za Karuberi uzamura ruguru, niho berekeye abo basirikare muri bya bice bya Zaituri, za Beni na Zaituri. Bivuga yuko nta washidikanya ko bashobora kuba bariyo. Ibyo rero ni uburyo bwo gutangatanga. Ikindi twakongeraho nuko twibukiranye ko muri iki gihe izi ntambara ziri kuba bikoma Kongo, nuko muri Central Africa tuzi yuko hari abasirikare b'u Rwanda kandi batari bakeya batazwi n'umubare. Tukongera kwibukiranya ko mu minsi yashize ari amakuru yavuzwe ko Perezida Kagame hari ubutaka yagiye kugura muri Congo Brazzaville, kandi ubwo butaka ahantu buherereye abahazi navuganye nabo bambwira yuko bwitegeye Kinshasa. Byumvikana rero yuko ingabo zabo basa nabo bazigotesheje igice cya Kongo, iburasirazuba, amajyaruguru werekera hirya mu burengerazuba bwa Kongo, uko ni inyanja. Reka ngarukiraho. Nageraga ngo rero muri make abakongomani muri kwa kutagwa mu mutego bagomba kureba ibyo byose, nanjye uko mbyumva tubyumva kimwe. Igikenewe nuko hagomba kubaho kubanza kubitegura bakumvikana n'abantu bo muri regio, kandi hakabaho n'imbaraga zindi mpuzamahanga, ndavuga amahanga ya kure. Reka dusubire kuri Muzehe Abdul. Muzehe Abdul, hari uburyo mwatubwiye mu byumva, nageraga ngo nimba mufite icyo mwongeraho n'ubutumwa mwahereza abanyarwanda mu butange mu gihe cy'iminota nk'ibiri kugira ngo tugane ku musozo. Urakoze. Ndahera ku cyo urangirijeho, kuko uravuga uti Kongo iragoswe, kandi koko nibyo iragoswe. Bari abantu bariteguye, ibifaranga byose babona niho babishyira, uzarebe yaba bije, zaba imfashanyo, yaba imyenda, bijya muri biriya bintu by'intambara. Ubwo rero umwanzuro nuko Kongo yatabarwa, igomba gutabarwa kandi izatabarwa, kuko koze yayo irumvikana, ntitera iraterwa, ntawe ishotora, ntigira ite. Ni u Rwanda n'Ubugande, kuko noneho biragaragara, nubwo bitarajya ahagaragara neza, batera Uganda, batera Kongo. Kongo rero igomba gutabarwa,
kandi nabo si abana babirimo, nigeze gutanga ingero. Ariko hagati aho inkotanyi zigira amayeri zarayadukoresheje mu Rwanda. Icya Habyarimana turatangira tujya mu Batutsi turakindagura, nubwo harimo n'abantu ba Tito Rutaremara, nubwo nazo zari zarahereye ku mipaka zica, ubu turimo turarwana nabyo kugira ngo tubishyire ahagaragara. Abanyekongo rero nibatitonda bazagwa mu mutego nk'uwo twaguyemo. Nkaba mvuga ni rero ikintu cyitwa jenoside bakirinde. Ejo bundi birya bintu byo kubrandisa imihoro, byo kugira gute by'umujinya, wabonye ukuntu babiruta babyuririraho. Wa undi wo muri Nations Unies nakabyuririraho ambasaderi w'u Rwanda. Ni ikintu bagomba, yego turimo turavuga ikinyarwanda ariko tuzagira n'ibiganiro byo mu Gifaransa, kandi abantu bo muri kariya gace abenshi bumva n'ikinyarwanda. Nibirinde ikintu cyo kuba basubiranamo, kuko inkotanyi ni capable yo kubibakoresha. Ni kimwe na kiriya biriya byo gutandukanya abantu pour des raisons x ou y. Kandi kantu nta n'umuntu n'umwe bakavuzeho. Bahagaritse Rwanda Air, ariko rero yasimbuwe na Uganda Airline. Uziko ziriya ndege nizo zizana ibikoresho, nizo zizana abasirikare ku mugani wa Mubaraka Muganga. Iriya airline nayo bagombye kuyihagarika. Ubundi rero igihe Abagande batarasohokamo neza, uretse ko gusohokamo ntibizoroha, buriya bamaze gufata ibirindiro hirya no hino, babe babacungiye hafi, kuko nabonye banavuga ko muri ziriya ngabo z'akarere zizajyamo n'Ubugande bushobora kuba burimo. Abagande rero ni abantu bo gucungira hafi, gutandukanya abantu bakabyitondera, bakitondera jenoside, noneho bagakomeza ibyo guharanira gutabarwa, kandi bazatabarwa. Ndumva ndangirije aho ngaho. Murakoze cyane Bwana Muzehe Abdul. Bwana François, namwe turagira ngo nimba hari icyo mwongeraho cya message mutanga kuba mwayitanga kugira ngo dukurotire. Ndumva mwese ndabashimiye, kandi nshimiye abatwumva kuri uyu muyoboro radio televiziyo y'urwego rw'abatemera ihuza abanyarwanda. Mu by'ukuri iki kiganiro cyiza cyane, cyuzuyemo amasomo menshi. Narangirizaho nakongera ngatsindagira ikintu cy'uko ngo bavana amasomo mu mateka yabaye muri kariya karere, haba mu Rwanda, haba muri Uganda, muri Sudani, mu Burundi, yose no muri Tanzania. Burya nta hantu nigeze mbyumva bavuga ariko ngira ngo nibutse yuko mu bantu bahemukiwe ubwa mbere, abo Museveni yahemukiye ubwa mbere, yahemukiye umuntu witwa Nyerere. Kubera yuko niba mubibona, murabona ko Kagame yashatse gukoresha inimero yo kuvuga ngo ari gukoresha ibya Pan-Africanism. Muzi, ntabwo none ndibuze kubitindaho, ariko ndagira nibutse abatwumva yuko Museveni ajya gufata ubutegetsi, Nyerere hari igitekerezo filozofi navuga ya socialisme yari afite, ariko mu buryo bwo guhuza abanyafurika bose. Icyo gitekerezo rero yarazi yuko bari gufasha Museveni kugira ngo azamufashe kugikwirakwiza muri kariya karere. Ariko ibyabaye nyuma nibiba ngombwa tuzakoraho ikiganiro, kubera ko ni amakuru maremare. Nibiba ngombwa rwose numva twazashaka inzobere tugakoraho ikiganiro. Ariko igitekerezo Nyerere yari afite, Museveni yaramuhemukiye arakideturna.
andi masomo rero nk'uko byavuzwe ni ukuntu yahemukiye Habyarimana, kandi birazwi ko ntabwo ari ibanga. Ubutegetsi yafashijwe na Habyarimana, afashwa na Mobutu, ndetse icyo gihe niba nibuka neza mu Burundi hari Bagaza, ubanza ari Bagaza wari uhari. Uko Habyarimana byamugendekeye n'icyizere yaramuhaye turabizi. Uko impamvu navuze Sudani, muribuka yuko hari umuntu witwaga John Garange, naho ababizi hari ikibazo kinini cyane uburyo yapfuye. Ibyo byose ni byerekana yuko kariya agatsiko gafite imitwe yako karagenda kakabeshya ikintu kimwe, ariko mu by'ukuri gashaka kugera ku kindi. Ibyo rero abakongomani bagomba kumenya, kwibuka ayo mateka ntibayibagirwe, bagafata amasomo, kuko nk'uko nkunda kubisubiramo, igihe turimo ni kirya gihe bari abantu bafite megalomani, ni abantu barwaye mu mutwe. Mu by'ukuri ibitekerezo byabo ntabwo bishobora kuzura. Ibyo bakoresheje mu myaka ya za 90 ubu ngubu ntibishobora gukora. Uburundi nabuvuze kubera ko nabyo dukubyibuka kandi tuzahora tubyibutsa. Ingabo za Kagame zashatse gukoresha iriya nimero ya jenoside, ariko abarundi barayisimbutse. No muri Kongo rero rwose kiriya kibazo cya rwandofone kirinde, kiriya kibazo kirinde, bamenye yuko kuba kuri Kongo hari bagize n'amahirwe abantu bava mu moko menshi, ahubwo nk'uko babivuga la diversité, ubwo bwinshi bw'ayo moko yabo nizo ngufu za Kongo. Ahasigaye ikindi nashakaga kugira ngo bahore bibuke yuko igihugu gikomeye gifite uruhare runini muri Afurika ndetse no muri Afurika ku isi yose, ni igihugu kizwi. Bagomba kumenya rero yuko bagomba kugira uruhare rwabo amahoro mu karere no muri Afurika hagati, maze abaturage mahoro bagakora bakisanzura, kugira ngo ari Kongo, ari n'akarere, ari n'Afurika, mbese bibone uko bikomeza inzira yo ku majyambere. Murakoze cyane Bwana Claude, twari twakubuze, warubaye nk'ubuze gatoya. Claude, reka tukugenera umuntu umwe, turarangije. Tukugenera umuntu umwe nimba ari message guhereza abakurikiranye radio televiziyo y'abubatsi bitemerewe z'Abanyarwanda. Murakoze cyane Jean Bosco kongera kusubiza ijambo. Icyo nabwira cyane cyane abakurikiranye iyi radio televiziyo y'abubatsi biteme Nyarwanda, nuko Abanyarwanda cyane cyane buri gihe tugomba kumenya amakuru, tukamenya ibintu bibera iruhande rwacu. Ni ngombwa kugira ngo tubimenye, kuko ngubwo byatangaza cyane hari umunyarwanda ugihura na mugenzi we w'umukongomani, bakaba barebana nabi, kandi mu by'ukuri nta huriro riri hagati y'ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Ni ukuvuga umunyarwanda agomba gukurikirana amakuru y'ibi bintu birimo kuvugwa, akanegera mugenzi we w'umunyekongo, ndetse n'umunyekongo nawe ni kimwe n'ibyo ngibyo, bakareba hagati yabo niba hari ikibazo gisanzwe gihari. Bantu mutuye, nakomeje kuvuga iwanyu mu Kinyaga nk'uko wahaturangiye, abantu mutuye ku mipaka yegere iri hagati y'ibihugu byombi, nimwumvikane na bagenzi banyu, nimukomeze muhahirane, nimukomeze musurane, mwumvise abaterwa ko ababatera atari Abanyarwanda, mwumvise abaterwa ko ababatera ari agatsiko gatoya, n'ubundi namwe gasanzwe kabayoboje inkoni y'icyuma. Erega buriya hashobora no kubonekamo umuti kwanza w'ibibazo wenda natwe mu gihugu cyacu dufite. Abanyekongo igihe babona agatsiko kadusikamiye
ari nako kagenda kakajya kubamerera nabi mu gihugu cyacu. Hari igihe abamwana baramu, abantu bashyingirana, abantu bahana inka, bahana basanzwe babana basangira, bashobora kuvuga bati nimureke twikize umwanzi. Umwanzi wanyu ni umwe, ntabwo umwanzi ari umunyekongo, ntabwo umwanzi ari umunyarwanda. Iyo niyo nama nagira hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Claude, namwe mwese. Nanjye icyo nakongeraho nuko abantu bavuga ikinyarwanda, abaturage bavuga ikinyarwanda baba muri Kongo bagomba kwirinda kugwa mu mutego. Muri abo hari abahungiye mu nkambi, bakiri mu nkambi z'u Rwanda, aribo barashemo bamwe mu gihe cyashize twumvishe bari bigaragambije kubera kwaka uburenganzira bwabo. Kagame aherutse kuvuga ijambo, aravuga ngo ibibazo biriho ngo mu karere turimo ngo byatewe ngo n'abazungu bakase imipaka. Ibyo avuga arabeshya, kuko ubutaka uko ubwami bw'u Rwanda bwari bukoze, hari igice cyagiye kuri Kongo, hari cyagiye i Bugande, numva ko no muri Tanzania hari icyagiyeyo. Aho rero kwitwaza Kongo, kuki se abari i Bugande nta kibazo bafite kandi bavuga ikinyarwanda? Kuki se ubutaka bwagiye kuri Tanzania nta kibazo kiriho, ikibazo kikaba kiri ku butaka bwo muri Kongo? Message rero natanga nuko abavuga ikinyarwanda bari muri Kongo bagirwa urwitwazo, bagomba kwirinda kugwa mu mutego. Nabasabaga kubana neza n'abakongomani, bakumva ko Kongo ari igihugu cyabo. Abanyamurenge bo bamaze kubimenya, bakora amatangazo buri munsi bipakuruye ubutegetsi bwa Kagame n'ibisa nabwo. Ubutegetsi bwa Kagame n'ubwa FPR buzashira, ariko imibanire n'abaturage ntabwo izashira. Nagiraga ngo rero nsoze nsaba abo bose kwirinda kugwa mu mutego. Abakongomani n'abavandimwe babo barashyingiranwe, bariganye, barasabiranye, baraturanye, bagomba kumenya ko bagomba guharanira kubaka igihugu cyabo cya Kongo, bakirinda abaza gusenya igihugu cyabo bafite izindi mpamvu n'inyungu ku giti cyabo. Murakoze cyane rero bavandimwe kuba mwitabiriye iki kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none kuri radio televiziyo yacu. Nkabashimiye abadukurikiranye kimwe n'abazadukurikirana, twese nkaba ngize nti murakoze, kandi nkaba masezeyeho mugire ibihe byiza. Imana ibane namwe.